085，请问您今晚什么时候有空？我晚上7点以后有空。086，今晚能请您吃饭吗？没问题。087，您好，您请这边坐。谢谢。088，这个地方很不错，这里的菜比较地道。089，这么多菜，让您破费了。别这么客气。090，感谢你们的热情款待，我们也感到十分荣幸。091，为我们的合作成功干杯！干杯！085，请问您今晚什么时候有空？我晚上7点以后有空。086，今晚能请您吃饭吗？没问题。087，你好，您请这边坐。谢谢。088，这个地方很不错，这里的菜比较地道。089，这么多菜让您破费了，别这么客气。090，感谢你们的热情款待，我们也感到十分荣幸。091，为我们的合作成功干杯！干杯！第13课yewe twasangira Bashu muraho nimugoroba uraboneka sangahe nyuma ya saa moya nadaboneka Bashiryo nshobora kugutumira tugasangira nimugoroba nibyo Bashiki muraho nimwicare murakoze Bashiba aha hantu ni heza cyane amafunguro yaha arihariye Bashiryo mwihangane twatumye muhomba amafaranga murakoze namwe Joshi tubashimiye urugwiro mwatwakiranye natwe biduteye ishema Joshi reka dusangire kubera ibyiza byinshi ubufatanye bwacu bwagezeho tunywe ku buzima bwacu. Isomo rya 13 yewe twasangira. 085 muraho nimugoroba uraboneka sangahe nyuma ya saa moya ndaboneka. 086 nshobora kugutumira tugasangira nimugoroba nibyo. 082 muraho nimwicare murakoze. 087 ahantu ni heza cyane amafunguro yaha arihariye. 086 mwihangane twatumye muhomba amafaranga murakoze namwe. 090 tubashimiye urugwiro mwatwakiranye natwe biduteye ishema. 090 reka dusangire kubera ibyiza byinshi ubufatanye bwacu bwagezeho tunywe ku buzima bwacu.